ahagana mu masaa 2:40 twari turi mu rugo tugiye twumva igisasu kiraturitse, ariko mu kanya gato nibwo naje kumva abantu bambwira bati nyamara muramu wawe wagize ibyago, ati abana be igisasu kirabahitanye, cyisha umwana w'imfura, cyica umukurikira bwa gatatu, cyica n'umwana uheruka kwiberera, dukunda kubita ngo ni bucura. Igihe aba bantu bafite intwaro za gisirikare ku buryo budakurikije amategeko, hari igihe baza bakatwihishamo. Ngira ngo mwumvise ibintu byigeze kuba muri ahagana muri za 97 mu majyaruguru, higeze kuvugwa ikibazo cy'abacengezi, abantu bakaza bitwaje intwaro, mu mbabarire, bitwaje intwaro, hanyuma bakaza bakisha mu baturage. Yego, icyo gihe rero rimwe na rimwe ugasanga abo ngabo nibo bagiye kwibanda mu kwangiza umutekano w'abantu. Ngira ngo murabizi ko abantu barapfuye, imitungo y'abantu yaranyazwe, bamwe barameneshwa. Mu by'ukuri ibyo byose byaterwaga n'iki? N'abacengezi. Niyabonye igisasu kimeze nk'agacuma, cyangwa se akabona igisasu kimeze nk'agacupa, cyangwa se akabona igisasu kimeze nk'itoroshi, cyangwa akabona igisasu kimeze nk'umunzani. Ibyo byose ni ibintu baba bakwiye gusobanurirwa, kugira ngo bataza guhita bishora bakagifata kikaba cyabaturikana. Ikindi kintu abantu bakwiye gukoraho, by'umwihariko ababyeyi bakwiye kubuza abana babo gukora icyo nakita gutoraguriza muri TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi doza ku mutima, ni nako bizahora, nta n'impamvu nimwe natuma tutabikora. Ngiye nitwa Nshimiyimana Simeon. Murumva ko rero mu by'ukuri hari abantu bafite uburyo runaka cyangwa se imikorere imeze nk'iterabwoba, cyane cyane ko murabona ko mu mudugudu wa Burambira, akagari ka Nyabungo, ndetse akaba ari mu karere ka Gicumbi, birumvikana ko ari mu murenge wa Cyumba. Murumva ko ariho ayo mahano yabereye. Ni ibintu by'agahinda rero, ni ibintu mu by'ukuri by'inkuru y'incamugongo, ni ibintu biteye agahinda kuba umubyeyi agira gutya akabura abana batatu umunsi umwe. Mu by'ukuri wumva ko ni ibintu mu by'ukuri bibangamye abaturage. Rero abaturage bakwiye kuba maso, abaturage bakwiye kwitwararika, kuko muri iki gihe hari abantu baba batwihishemo. Ukabona umuntu ari kugenda, ariko mu by'ukuri ukajya kubona ukabona ni umuntu ufite icyo nakita intwaro za gisirikare cyangwa se n'intwaro gakondo. Ugasanga rimwe na rimwe bishobora kwangiza umutekano w'abaturage. Ntago ari muri Gicumbi bibaye gusa, ngira ngo murabizi ko iturika ry'intwaro nk'izi ngizi cyangwa se intwaro za gisirikare, birumvikana ko ari ibisasu n'ubundi byigeze kuba mu karere ka Nyaruguru. Gusa icyo gihe muri Nyaruguru ho byari byatewe n'itsinda ry'intagondwa cyangwa se niba nabita igisirikare, niba nabita inyeshyamba, simbizi. Ariko mu by'ukuri ngira ngo murabizi ko Sankara n'umwe wari muri iryo tsinda, cyangwa se muri ako gatsiko kitwaraga gisirikare, katumye bamwe mu baturage bo muri Nyaruguru bameneshwa, bava mu byabo. Mwumvise ko amazu yabo yahiye, amamodoka aratwikwa, imitungo yabo irasahurwa. Ibyo byose rero ni bimwe mu bigenda bigaragara ko mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se mu mibereho yacu, hari abantu bitwara gisirikare cyangwa se baba bafite intwaro za gisirikare ku buryo budakurikije amategeko. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko inzego zishinzwe umutekano cyangwa se ashinzwe kugenzura imikoreshereze y'imbunda cyangwa se n'intwaro baba bakwiye kuba maso. Ubwo turavuga polisi ndetse gisirikari, cyangwa se n'abandi bafite aho bahuriye n'imbunda, birumvikana n'imikoreshereze y'amasasu n'imbunda cyangwa se n'izindi ntwaro za gisirikare, ko bakwiye kuba maso. Ikindi hakabaho icyo nakita gusaka. Niharamuka hatabayeho gusaka, ntabwo twamenya
byagora ko twakanzura niba koko mu by'ukuri ari cyo gisasu cyonyine cyari kihateze cyangwa se hari ibindi byinshi. Icyiza ni uko dufite icyo nakita umutekano uhamye, inzego za gisirikari cyangwa se n'ubutasi bwacu bukomeye, cyangwa se n'abashinzwe guhiga aho intwaro za gisirikari zaba zihishwe. Dufite icyizere cy'uko rero ibintu biri bugende neza. Ntago abaturage bo mu murenge twavuze ruguru, birumvikana ko yaba abo mu mudugudu wa Kanyabungo, umurenge wa Cyumba, cyangwa se by'umwihariko akarere ka Gicumbi, ntago mukwiye guhangayika, ntago mukwiye kugira ubwoba budafite aho bushingiye. Mukwiye mu by'ukuri kuba maso, ariko nanone mugatanga amakuru, kuko hari igihe aba bantu bafite intwaro za gisirikare ku buryo budakurikije amategeko, hari igihe baza bakatwihishamo. Ngira ngo mwumvise ibintu byigeze kuba muri ahagana muri za 97 mu majyaruguru, higeze kuvugwa ikibazo cy'abacengezi, abantu bakaza bitwaje intwaro, mumbabarire, bitwaje intwaro, hanyuma bakaza bakisha mu baturage. Yego, icyo gihe rero rimwe na rimwe ugasanga abo ngabo nibo bagiye kwibanda mu kwangiza umutekano w'abantu. Ngira ngo murabizi ko abantu barapfuye, imitungo y'abantu yaranyazwe, bamwe barameneshwa. Mu by'ukuri ibyo byose byaterwaga n'iki? N'abacengezi. Ariko ubwo hari muri ahagana muri mu mwaka twavuze ruguru. Urumva ko mu by'ukuri haracyari ikibazo, cyangwa se hari ikibazo niba mu by'ukuri uyu munsi igisasu kigira gutya kigaturikana umuntu, wakibaza ngo ese mu by'ukuri ninde uba yagiteze? Ese ni umunyamahanga yaturutse, cyane cyane ko Gicumbi hano imbibi na Uganda? Ese ni za nyangarwanda ziba zishaka gutega ibisasu? Ese ni abasirikari biba byacitse, cyangwa se ibintu nk'ibyo? Urumva ko ntiwamenya. Ariko reka twizere ko mu by'ukuri inzego zacu, RDF ndetse n'abandi bafite mu nshingano barabikoraho neza. Abaturage rero bo muri Gicumbi, by'umwihariko abo muri Kanyabungo cyangwa se umurenge wa Cyumba, akarere ka Gicumbi, mukwiye kuba maso, kuko uyu munsi ntabwo twakanzura ngo icyo nicyo gisasu cyari gihari cyonyine, ariko nanone twavuga ngo hari byinshi. Ahubwo icyo abaturage baba basabwa ni ukuba maso, bagatangira amakuru igihe, bakagenzura ibintu byose muri rusange, tukirinda ko hari ikintu na kimwe cyaduca mu jisho. Ariko nanone mukagira amakenga. Abayobozi nabo muri iki gihe turimo, cyangwa se by'umwihariko bo muri ako karere, bakwiye gukangurira abana, bakabasobanurira ibijyanye n'intwaro. Kera bajyaga batega mine, ndakeka muri icyo gihe cy'abacengezi bagiraga gutyo, ugasanga hari ahantu hagiye hateza ibisasu, amamine, amabombe, bimwe biri muri forume itandukanye. Hari ibimeze nk'umunzani, hari ibimeze nk'umubirikira, hari ibimeze nk'uducuma, hari ibimeze nk'itoroshi. Ibyo byose rero ugasanga bagiye babitega ahantu mu by'ukuri wagira ngo ugikozeho kikaba kiraguturikanye. Uyu munsi rero hasabwa ko dukwiye gukanguka, tukaba maso, abana bacu tukabasobanurira ibijyanye n'ibikoresho bya gisirikari, cyangwa se bakagenda babibona, kugira ngo mu by'ukuri n'uzabibona, yego, atari kumwe n'umubyeyi cyangwa se atari kumwe n'umurezi we, ahasobanukirwe ko ari igisasu, cyangwa se nabona ikintu atazi atanga amakuru, abayobozi bagikurikirana. Kuko ibisasu biba biri mu bwoko butandukanye, ndetse rimwe na rimwe bashobora kubishyira muri forume itandukanye, bashobora kubishyira ahantu hatandukanye. Hari ikindi kintu rero cyateye muri iyi minsi, abana benshi bari kugenda babona ikintu gisa nk'icyuma cyose, bakavuga ati iki cyuma ndagitoye ngiye kukigurisha. Yego, ibyo bita injyamane. Rimwe na rimwe rero umwana ashobora kuzajya agira gutya, agira ngo abonye icyuma cyangwa se abonye injyamane, agiye kuyigurisha. Mu by'ukuri ugasanga atoye igisasu kiramuturikanye, kimwe nk'uko hari n'igihe ashobora kukibona akagira ngo ni umunzani, hari igihe ashobora kukibona, murabona ko grenade imeze nk'agacuma, ijya kumera nk'agacuma. Yego, umwana ashobora kubibona akagira ngo abonye agacuma k'icyuma, yego, cyangwa se abonye agacupa. Niba abonye grenade iri muri forume y'agacupa, cyangwa se
agacuma k'icyuma cyangwa se agacupa cyangwa se abonye grenade irimo forume y'itoroshi, ngo birumvikana ko ari ibisasu ndi kuvuga. Ntibabonye ibisasu, ntibabonye igisasu kimeze nk'agacuma, cyangwa se akabona igisasu kimeze nk'agacupa, cyangwa se akabona igisasu kimeze nk'itoroshi, cyangwa akabona igisasu kimeze nk'umunzani. Ibyo byose ni ibintu baba bakwiye gusobanurirwa kugira ngo bataza guhita bishora bakagifata kikaba cyabaturikana. Ikindi kintu abantu bakwiye gukoraho by'umwihariko ababyeyi bakwiye kubuza abana babo gukora icyo nakita gutoraguriza. Muri iyi minsi abana bacu bari kugenda batoraguriza, ugasanga umwana atoye ibyuma, atoye bikiri gukusanya ibintu bimeze nk'ibyuma. Noneho ntabwo bikiri ibyuma gusa, n'amaparasitike basigaye bayatoranya. Ibyo byose rero rimwe na rimwe ashobora gutoranya ikintu atazi kikaba cyamuviramo akaga gakomeye. Ngira ngo murabona ko abana 3 bapfiriye icyarimwe. Yego, umuryango urahangayitse. Ubu ngubu bagiye muri gahunda yo gushyingura. Yego, ariko ikiza nuko inzego za gisirikari n'abandi babifite mu nshingano baraza kubafasha. Ndakeka umuhango wo gushyingura uri bugende neza. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, ndabasaba ko mwakomeza kwihangana muri iki gihe, ariko nanone tugafata mu mugongo uyu mubyeyi watakaje abana 3 Kiperi, kugira ngo mu by'ukuri atumva ari wenyine. Turasaba inzego za gisirikare ndetse n'iza polisi n'abandi abafite aho bahuriye n'uburyo bwa gisirikare kudufasha bagakomeza bakagenzura, kugira ngo mu by'ukuri hagiye hateza ibisasu bitandukanye, niba hahari hamenyekane, ariko niba hatanahari, cyane cyane ko impamvu mvuga ibi ngibi nuko dufite ikoranabuhanga rihagije, dufite imbwa zishinzwe kuvumbura ibyo bisasu, dufite ubundi buryo runaka dushobora kuvumburaho ibisasu biteze, ndetse dufite n'abahanga mu kubitegura. Rero ntabwo dukwiye gukomeza guhangayika, nta mpamvu nimwe yo kugira ubwoba. Dufite icyizere cy'uko ibintu biri bugende neza. Ngewe nitwa Nshimyimana Simon, mukomeze mugire amahoro aturuka ku Mana. Iyi ni Homeland 7 TV.